Nyuma yo gushishikarizwa gushyira hamwe imbaraga hagamijwe kunganirana mu by'amikoro, abagore bibumbiye mu matsinda yo kwizigama no kugurizanya bavuga ko kubwo kwizigama abataragiraga amatungo ubu bayafite, abatarambaraga neza ubu bigurira igitenge kandi bagatunga n'ingo zabo. Mfite amahene 3, yari ihene imwe ibyara izindi nyagazi 2, nkuye mu bwizigama. Ni ukuvuga ngo nambaraga igitenge kimwe ariko mfite ibitenge 3, 4, ntari najya mu itsinda nyiri wa mugore hanze nari ntarasa gutya. Nguza ndi mu itsinda basha kuguramo itungo rigufi, ihene rirabyara riza kugira abana 3, ndabagurisha nguramo inka ubu ngubu nababwira ko ikamwa, abana bakabasha kubona amata, abasha kubona mituwele z'abana bitangoye. Ubwo ikigo cy'imari giciriritse Dutera Imbere EMF Limited ku bufatanye na Global Communities cyatangizaga umushinga wa konti nshya yitwa Intego, igamije ahanini kwegereza serivisi zo kwizigamira abaturage b'amikoro make batinyaga gufungura konti mu bigo by'imari. Aba bagore bakomeje bavuga ko iyi konti igiye kubafasha kuzigama amafaranga uko yaba angana kose, kuko ngo yoroheye buri wese uko yaba yifite kose. Hari ubatabasha kubona amafaranga yo gufunguza bikaba byamudindiza. Twumvise yuko ko gufunguza ari ubuntu, kandi iyo uri mu itsinda bagufasha byihuse. Ni ukuvuga ngo none nzazagwa n'igiceri nsiga kuri ya konti yanjye, cyangwa niba afite n'amafaranga muhira nagakwamfira ubusa bizajya bisaba kuza Nyanza nze gushyira kuri ya konti yanjye kugira ngo nzabone icyo inteza imbere kurushaho. Ngamije Delphin, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'imari giciriritse Dutera Imbere EMF Limited, arasaba abagore b'amikoro makeya kwitinyuka bakegera ibigo by'imari baba bari mu matsinda cyangwa ku giti cyabo, cyane ko nguretse guhabwa inguzanyo abazakoresha iyi konti bazajya babona inyungu buri mwaka kandi kabifungurirwa ubuntu na buri wese ubyifuje. Bwo gukorana amatsinda kugira ngo wa mugore wa mikoro make tubashe kumugeraho mu buryo bworoshye, cyane cyane yuko iyo bigeze mu gihe cyo gutanga inguzanyo nta ngwate tubasaba ubwisungane magirirane. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere Francis Nkurunziza arashishikariza abaturage gukoresha konti nkizi ziciriritse kuko ngo ari amahirwe abafasha kudasesagura no kwiteganyiriza babyaza inyungu ifaranga. Ni konti ukoresha yunguka, noneho uko yunguka niko umuturage azamura ubushobozi bwo kugira ifaranga. Uko agira amafaranga menshi ni nako ashobora gushora imari mu bintu byinshi bitandukanye, kandi uko anagira menshi kuri konti nako aramutse agiye gusaba inguzanyo nabwo niko bamuha menshi. Dutera Imbere EMF Limited isanzwe ifite intego yo guharanira iterambere ry'umugore, ariko iyi konti yatangije ifatanyije na Global Communities ngo ntigenewe abagore gusa, ahubwo ngo igamije gufasha uwo ari we wese ufite amikoro make. Ndayisenga Trésor Pierre Chanel, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza.